Hello guys, nizere ko mumeze neza. Ubu tubazaniye uburyo bushya mugiye kujya mukoreramo amafaranga. Ni uburyo bushya bworoshye kandi bwizewe. Ntago busaba ibintu byinshi muri iyi viziyo ya 2020 turimo. Ubu nta mpamvu zo gukena rwose, ukena ubifitemo uruhare. Ushobora gukorera amafaranga uri iwawe nta mvune ugize, nta gishoro gihambaye. Icyo bigusaba nta kintu no kuba ufite telefone yawe ya Android ifite connection cyangwa se ufite laptop ifite connection, nta kindi. Ukabasha gukora amafaranga agera ku madolari byibuze 50 ku munsi. Nta kindi bigusaba, ni ukuba ufite imashini ihora online cyangwa se telefone yawe ihora online. Nta kindi kiguzi bigusaba rwose. Ubwo buryo nta bundi bwitwa cash magnet. Nibwo buryo tugiye kubasobanuriramo rwose ugatandukana n'ubushomeri. Iyi viziyo ikagusiga ibyo witaga inzozi zawe zibaye impamo. Guys, reka twihute rero dutangire. Urajya kuri website ya cashmagnetapp.com. Noneho ukore sign up. Umara gukora sign up, nta kindi bigusaba ni email na password. Then ushobore kujya uramanuka gana hepfo, uraza kubona akantu kanditseho download. Ni uri buze kudownloadinga application uza guhita winstalla muri telefone yawe. Biranashoboka ko ushobora kudownloadingira kuri website, then ukacomekaho USB kuri telefone yawe, hanyuma ukaza kuyohereza kuri telefone, then ukayinstalla kuri telefone yawe. Urabona nkuru n'urugero nkanjye, iyi na application ndimo. Urabona hejuru na amadolari agera ku 20 na mfitemo. Urabona aya ni ama games mba narashyizemo, nkayakuramo nkongera nkayasubizamo bitewe n'ayo mbona ari gutrendinga. Urabona nka kuno abantu bakina ama game ukabona hatembeyemo ads. Buriya nibwo buryo rero buri gukoreramo amafaranga ifite ino application yawe. So ukuntu biba bimeze, iyo uri mu beginner utangira kuri level 1 ukayishyiramo, ukadownloadinga ama game menshi, ugapassinga ukajya kuri level 2. Level 1 ubukorera nk'amadolari 10, 8, 7 gutyo ku munsi. Ariko iyo telefone yawe ivuye online biba bipfuye byose. Telefone yawe igomba guhora online ku buryo ya ma games akomeza gutrending ariko nawe ubonamo amafaranga. So urabona nkanjye ndi kuri level ya 6. Iyo ubishaka ama game ugenda uyakuramo mu gihe payment yawe yarangiye, ugashyiramo andi bitewe n'ama application agenda trending ku mbuga nkoranyambaga. Uburyo burizewe kandi buroroshye, umwe ari wese yabukoresha ahari. Urabona nk'iyi graph igenda ikwereka ukuntu ama games yameze mu masaha 28 kwa trendinga. Urabona nkahageze ni mu buryo mbikuzamo amafaranga cyangwa se nshobora kubikuzamo amafaranga. Hari Amazon Gift, PayPal, hari na Bitcoin. So biroroshye, ushobora guhembwa muri Bitcoin ugatransferinga. Ariko reka nk'iyi confirme. Urabona nk'una amafaranga mise nohereza. Urabona bampaye received message ko byabaye confirmed. So no mu Rwanda rero, mu Rwanda birakunda rwose. Hari n'ubundi buryo, murabizi ko Bitcoin ushobora ku-exchangingamo amafaranga ukayabona kuri mobile money. Ubwo ni uburyo bworoshye rwose. So biroroshye, buri umwe wese yabikora agatandukana n'ubushomeri. Iyi viziyo veni rwose ikagusiga ufite amafaranga. So nta kindi kintu bigusaba, nta bundi bwenge, no gufata telefone yawe ukadownloadingamo ama application. Muri iriya application yitwa Cash Magnet, hanyuma ukajya yinjiramo, telefone yawe ukayirekera hiri, hanyuma ukajya ubona amafaranga. Amafaranga agenda yiyandikaho mu masaha 28. Ugenda ucekinga muri balance yawe ukajya ubona amafaranga arimo. Iyo ushaka kubona amafaranga mu buryo bwihuse
icyo ukora udashaka guhera kuri level 1 level 2, iyo uri kudownloading application hari akandi kantu ubona hirya ka level 7, kariya ucomekaho umugozi wa USB, none ugahita downloading automatically uri muri account yawe yo hejuru. Urabona ko bisaba kuba wasayinizemo app, ariko uburyo bwo buragoye. Kiza nuko mwahera kuri level 1 mugenda mwihugura mumenya ukuntu ibintu bimeze, biroroshye cyane. So payment time biroroshye cyane. Urabona nk'iyi ni history payment, uburyo ngenda nishyurwamo. Izi ni payment zigenda ziza anytime bandi ready yuko amafaranga ashobora guhita yanyohereza kuri konti. So biroroshye cyane, niwe wihitiramo uburyo ushobora guhembwamo. Gusa guys, ubu buryo buroroshye cyane rwose, ntibubacike. Murabona ko rwose biroroshye. So mu gihe wacuzinze guhembwa ukoresheje Bitcoin cyangwa se Ethereum, biroroshye nabyo. So reka nabyo tugira icyo tubirebaho. Urabona ko yes, urabona ko exchanginga biba byoroshye. Fata amafaranga wafashe nka Bitcoin uka exchangingamo ayo ukeneye. So mu bakoresha Bitcoin mu Rwanda biroroshye kuba wafata Bitcoin ukazichangingamo mu madolari, hanyuma amafaranga yawe ukayasanga kuri konti, cyangwa se ugafata amadolari ugafata Bitcoin uka-exchangingamo amafaranga ku buryo ahita kugera kuri mobile money. Guys, biroroshye, ntimucikwe n'ubu buryo. Nta kindi bigusaba, ni ukuba online gusa. Nta capital yindi bigusaba ngo urafata amafaranga uyashore oya. Ni ibyo ngibyo, nta kindi bigusaba. So koresha cash magnet ukomeze kongera amafaranga iyo wari ufite, nta kindi bigusaba. So ushobora gufata telefone zirenze 2 cyangwa se 3 kuri account imwe, ukadownloadingamo iyi application, ukabuze ko byibuze hari amafaranga runaka ugomba kwinjiza mu masaha 24. So biroroshye. So kanda subscribe, sharing, ukomeze kubana natwe. So buri munsi tuba kugezaho uburyo ushobora kubonamo amafaranga online bworoshye butagusabye igishoro kandi uburyo bwizewe. Sawa, murakoze cyane, na ejo. Ciao ciao.